aho hari na operation zikomeye mu duce twa Rurambo, Rugezi na Mikenge. Ibi bitero rero byaberaga Rugezi na Mikenge, byaguyemo n'umwe masirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi wari uyoboye izo ngabo muri Sud Kivu kuri side y'abarundi. N'undi wari uyoboye abarwanyi ba FDLR wari kuri side yabo, nawe kugeza iyi saha akaba yaratashye. We iyi ranka rye ndacyaritoza ntago ndarimenya. Gutaha no kuja gutaha no gupfa. Ntago makana ko umuntu yapfa, abarundi bamaze gupfa ni benshi, twagiye tubona amaportrait yabo babashyingura. N'aba M23 barapfa, impande zirwana zirapfusha cyane. Gupfa ko abasirikare ku rugamba nicyo bararahiriye. Intera ya nyuma y'umusirikare no kumena amaraso ku rugamba. Yego. So apeo asoname rero umurundi waguye ku rugamba, yaguye muri politique adasobanukiwe, ari mu ntambara z'amafuti ziraho ngaho. Cyo kiba kinababaje. Buriya ntazagira utekereza ko wagiye kurwanya iryo honyabwoko riri muri Kongo. Uri M23 uri umutwe irwaneho. Yego. Ntabwo ubundi uri umuntu extraterrestre wavukiye amezi 9 nk'izi n'impinja. Yego. Ariko ubu mugabo muri wowe ujya kurwana. Yego. Abarundi basakuza ngo ntibemere ibyo leta y'igihugu cyabikora. Ntabwo mpamagara abarundi kurwanya leta yabo. Ahubwo nibagerageze kuyibaza niba ibyo arizo nshingano za leta yo kujya kwica abaturage mu baturanyi kandi bazabiryora. Kuko n'inzigo barimo gushyira hariya. Yego. None reka tubisubire. Gutabana ko Burundi buvuze ati twatabaye Kongo byagenda bite? Ubwo noneho niwe mbere ya syndrome de Stockholm yuko Burundi bwaje gutabara igihugu cyabo nabo barimo se. None kubicira abantu niko kubatabara. Aya mezi ashize M23 igose Minembwe. Niyo mezi yashize igose Goma. Nikore Gitendo Kamire. Ikure mu mujyi wa Uvira. Impamvu mbivuga gutya, mutabikoze muratakaza. Mubikoze muratakaza ariko mwe munirinze. Turimo kujyana. Hari ibyo mukemuye. Kereka niba FST gumutega abarundi nabo muri leta ikabona ibyo abarundi barimo nko gukora penalty. Ituma babona uko baganza leta mu biganiro no muri politique. Ambezi bagose Minembwe arahagije. Nanjye ndemera koko ko batari gufata Uvira ngo bafate batari gufata Bukavu ngo bafate Goma, bahutiraho bakomeza batongera kwiyungayunga. Hari ukwiyungayunga ukavura barashwe, ukarokirita abandi, ugatreninga amakosi buri kimwe cyose. Mu minsi izemerutse kuva ko banahinduranyije ingabo, barimo kugenda bakora guhuza ingabo. Ni ibintu bisanzwe mu ngabo. Nibyo abantu bise ngo barimo kubona ngabo batwirwanaho ngijya muri M23 ngeza muri twirwanaho bashobora kuba mahinduranya komandoma, kandi ni ikintu kiri positive cyane. Ni ikintu gisibanganye isura kuvuga ngo AFC M23 twirwana ngo ntago bavanze. Ariko birashoboka ko hari amayinite yatwirwana nasigaye ajya kurwana mu majyaruguru. Yego. Na M23 ajya mu majyepfo atari bagakufi gusa bose bakavanga. Sita aguhaye igitabo akacyandika umukaganira. Niwe wakubwira image y'intambara muri Stand DRC. Uvuga Sita afite no ntambara kusha umuntu uri mu intambara. Kuba ariwe abazandu bagumye kuba bari inyuma bamuhiga, kuba leta irimo kwivugisha utugambo muri office egara bayikenge nabo kwa Mubutu naba mu Butiste n'abasirikare bo kwa Mubutu nabo bakenjoyinga nk'iby'intera hamwe. Urumva wazandu ni force army ihiga ami wawe. Does it make sense? Ariko amagambo kandi yanavuze Ekenge nagaragaza ko igisirikare gifite musimamo. Yego. Donc ki désordonné. Umunsi umwe yuno wacu ubundi bazayino ntitubazi ntitugize gute patata ibintu biri aho ngaho. Ariko n'amajambo rya Sylvain Ekenge akajya babwiza ukuri. Ekenge ryagomye kuba rikangura utugara. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Masha, ukunda kuvuga uti impande zose ziratakaza, ariko impamvu ushatse ko iki kintu tukinjiraho by'umwihariko. Impamvu ze by'umwihariko nuko ari kuri side cyane cyane y'abarundi. Aho muri Sud Kivu umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Burundi ubanze mvi no context neza. Ndabizi bari tuvuga ngo nabandi barapfusha ngo ibyo byo ntago najya kubi ndahohotewe
ndabizi ko bayishaye kayitaba z'uburundi yiciwe muri Sud Kivu sibyo reka gisome cyose kugira ngo yego basha kubyumva aho hari na operasiyo zikomeye mu duce twa Rurambo Rugezi na Mikenge ibi bitero rero byaberaga Rugezi na Mikenge byaguyemo n'umwe masirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi wari uyoboye izo ngabo muri Sud Kivu kuri side y'abarundi. Ibi ni ibitero bigabwa n'ingabo z'abarundi bari kumwe n'iza FDLR na Wazalendo nibo barwana cyane. FRDC isa naho iba yitaje urumva ibitero byagabwe Mikenge na Rugezi byari bikuriwe n'ingabo z'abarundi ari nabyo urumva nakubwiraga habanza icyaje kubaho nikiye rero nuko agwemo umusirikare ukomeye bivugwa ko kugeza kuri ubu yarafite ipeti rya majoro ari nawe wari uyoboye ibyo bitero aha ni muri Rugezi sibyo impamvu rero ntagarutse cyane kuri FRDC aho izi ni forces z'u Burundi na Wazalendo nizo zakaniye kuko bahashyize imbaraga cyane ari nabwo aba FRDC bavuga bati ababoni barwane kuko bahabwa amafaranga kandi nicyo cyabazanye uri kumva hari nundi wari uyoboye abarwanyi ba FDLR wari kuri side yabo nawe kugeza iyi saha akaba yaratashye we iyi ranka rye ndacyaritoza nago ndarimenya gutaha no kuja gutaha no gupfa ko yavuze ko yoroshe koti twe turavuga inkuru z'intambara kozana nk'izo mu misa baramutumuye baramurasa yego baramurasa rero Rugeze nyuma yo gupfusha uwo musirikare ndetse na uwo mu FDLR abasirikare bati ntago tibwongeye gupfa gukoresha amadrone twavanza cyangwa se sinzire ko babyita dutera ati kuko biragaragara yuko hano ibitero turi gutera dushobora twese kuhashirira reka mpera aho ngaho ntago makana ko umuntu yapfa abarundi bamaze gupfa ni benshi twagiye tubona amaportrait yabo babashyingura n'aba M23 barapfa impande zirwana zirapfusha cyane gupfa ko abasirikare ku rugamba nicyo bararahiriye intera ya nyuma y'umusirikare no kumena amaraso ku rugamba yego so apeo asoname rero umurundi waguye ku rugamba yaguye muri politiki adasobanukiwe ari mu ntambara z'amafuti ziraho ngaho cyo kiba kinababaje urumva yapfuye izina rya komando bamwe no kwica abanyamurenge no kugira gute urakoze cyane wajya ngo wabonaga icyo ngiye kubwira ari nacyo kintu niba bikatwirwaneho mu minsi yashize ivuga ko ngo babonye ingabo z'abarundi ziri gutoreza FDLR Burundi ngo bazohereza mu bice bya Minembwe ni yabibonye Burundi gute ngo batsembe abanyamurenge twaranabivuze ko barabivuze ko ntabwo rwose ndaho FDLR itorezwe Burundi pe ariko biravugwa biravugwa ngo mu kibira yego ngo izo FDLR rero twirwaneho ivuga ngo ni CNRD niza FRN z'umukorene witwa ngo Fideli n'izindi CNRD z'umugenerali witwa Habimana Hamada arazwe nyine hari yego abangaba rero ngo ni force za CNRD FRN ahubwo Marshal ashobora kwibaza ati kuki abangaba bitwa FDLR impamvu ngo nuko bahoze ari abarwanyi ba FDLR bayiyomoraho ariko ideology nimwe ahubwo Hamada yahoze muri FDLR nyine ngo komandema niyo itandukanye ari byo rero abantu bavuga bati ndayishimiye Evariste kabona noneho bimaze gusa naho bajya gutera batagiye kurwana byanyabya ahubwo ari gutsemba ubwoko runaka ati ibyo ngibyo bamwe no mu barundi bakaba basa naho batabikozwa cyangwa se babihakana ari naho n'abarundi bavuga bati ubundi ntitwagakwiye kwicana turi abanyafurika atari ko tugomba kubikora kubera iki icyo twakita oda abantu b'abanyafurika bamwe bagira amagambo menshi kurusha ibikorwa yego buriya ntazajya utekereza ko wagiye kurwanya iryo honyabwoko riri muri Kongo uri M23 uri umutwe irwaneho yego ntabwo ubundi uri umuntu extraterrestre wavukiye amezi 9 nk'izindi mpinja yego ariko ubu mugabo muri wowe ujya kurwana yego abarundi barobasakuza ngo ntibemere ibyo leta y'igihugu cyabikora ntabwo mpamagara abarundi kurwanya leta yabo ahubwo nibagerageze kuyibaza yego niba ibyo arizo nshingano za leta yo kujya kwica abaturage mu baturanyi kandi bazabiryora kuko n'inzigo barimo gushyira hariya yego kubibabaza accountability y'uko umuturage abaza ikintu leta bafite uko babigenza uko itegeko ryabo nshinga ryubatse uko right of expression yabiteye ntabwo nje kubabwiriza ngo bisabe bate nuko kubivuga nabyo ni byiza ni intambwe nziza ariko ntabwo ntekereza ko muri Afrika yo hagati cyangwa na Afrika yindi abantu bazajya bagarukira kuri Twitter ngo nanditse ngo nagize gute nibabona nabo muri Kongo nibamenye ibuye urumva bazirinde kujya kwica amasuka yabo ukwica bamenye ahatorezwa wahamenye urumva
yego uzafata ibyemezo bimunetraliza. Ese ubundi M23 FC iri turana ryabo mu Mikenke, Rugezi, Ndondo, uko uruziga ubundi iri turana rirambye, icyo nakwita guturana, yego iyo neighborhood iteye gutyo, urumva ubundi irimo iki? Ntago bazahinga bozo ubundi ziri ntibazo zitiporoyinze, niba ari menace kuri bo bazirashe bakazikura mu gihugu cyabo. Ko birukanye AFC nako ko birukanye Samidi RC, bakwirukanye ingabo z'abarundi Tambiye Kemare ku ngufu no kuntuza. No, seriously, niba babona urundi bwaravogereye ubutaka bwabo mukanyara kanu bwenge nemeje, urumva niba babona baravogeye ubutaka bwabo, bavuge ko bagize intambara ifite plan B yindi yaje. Yego. Kumbe turwana na Kongo tukagwana n'u Burundi. Bakuru Burundi ku butaka bwabo burase. Ariko ari cyo mukanya wancerenjinzeho off camera ati ibyo muvuga mwibuka ko gutabarana kw'ibihugu kwemewe. None ahubwo se nanone reka tubisubireko. Gutabarana Burundi buvuze ati twatabaye Kongo byagenda bite? Ubwo noneho ni wemereye ya syndrome de Stockholm yuko u Burundi bwaje gutabara igihugu cyabo nabo barimo se. None kubicira abantu niko kubatabara. Ibyo ngibyo simvuze ngo bajye mu rwego mpuzamahanga. Niba bajya muri International Court of Justice Burundi burabatsinda. Baravuga ngo twatabaye leta ya Kongo. Buryo bumwe. Ariko nabo nibajya muri ICC izi nyeshyamba niba bishoboka. Bakavuga ngo uwaje gutabara igihugu cyacu niwe watwishe. Niwe watwishe. Icyo gihe rero niba byombi bidashobotse. Ukabona Burundi ari foreign body mu gihugu cyanyu. Niba ari foreign body mwayirashe kavamo. Yego. Iyi hori kwishura rihandura. Ntago ihori kwishura kumeza kuryambarana urukweto. Amagambo siyaza sizi ikintu abazarigo bakundira amagambo menshi. Bagabanya amagambo bajye mu bikorwa. Nous allons poursuivre notre whoever jusqu'à la source. Non, ibyo na amagambo cyane ibikorwa. Niba bikore mu bikorwa bagabanya amagambo. AFC ituranye n'abarundi babica imyaka ingana gutya nameza ngana gutya kubera iki? Babatinya mwiki? Bigize agatebo reka babagira ivu. Babayoza ivu. Urumva? None se baratinya kwica umuntu bicira abantu kubiga ngo bitagenda gute? Baratinya kurasa umuntu bicira abantu ngo bitagenda gute? Ntabwo ari friendly, ntabwo ari apologizing, so barwanya bafite ubushobozi. Niba batabufite babwishakemo. Erega ntabwo bigize icyaha. Uzi ko hari igihe abantu bazabona ko kubura umu FS ukarasa umurundi bigize icyaha, noneho we kugira ngo yarase umuryango we bigize icyaha. Ubwo burwayi bwaje ryari muri FS M23 bwahereye ryari? Niba ari question du temps, igihe gishize biganaho kirahagije. Nkuko abantu bakunze gushije M23 ko dafata Goma mu gihe cyakabaga umwaka, aya mezi ashize M23 igose Minembwe. Niyo mezi yashize igose Goma. Nikore Gitendo Kamire. Ikure mu mujyi wa Uvira. Impamvu mbivuga gutya, mutabikoze muratakaza. Mubikoze muratakaza ariko mwe munirinze. Turimo kujyana. Mube hari ibyo mukemuye. Kereka niba FST umutega abarundi nabo muri leta ikabona ibyo abarundi barimo nko gukora penalty. Ituma babona uko baganza leta mu biganiro no muri politike. Iteka ibiyo mbivuze abantu bagira ngo no guteranya abantu. AFC ashobora kuba kurimo amanyanga ya coalition ya Kinshasa muri Uvira. Iyabyaza umusaruro ku ruhando mpuzamahanga. Ejo muri Kanyuka ari Johannesburg. Ibya drone ntiyabizanyemo. Bivuze ngo drone zirigwa zibarasaho akazivuga n'ubwoko. Siko yabona abanyabwira SABC. Bivuze ngo inyanga rya leta no Burundi niyo nkoni niyo turufu Kanyuka yitwaza. Irisha urumva? Hako biri mu bwenge. Ubwenge ntago ari bwinshi. Kubera yuko iyo drone irazikica umuryango warushizwe kurinda. Sibyo? Ubwo bwenge se butarinda uwo muryango complete n'ubuhe. Ahubwo nama yari ya politike n'ubucakura butagize ikintu mumaze. Urumva? Kuba mu gukoresha impamvu ya enemy bari imbere mufite imbunda zo kumurasa ntimumurase mukabona ko no kwa advancing kandi abanyu bashira. Nayo ntibashaka kubwirwa ibi ngibi bameze nk'abantu batinyisha abantu ngo batababwira ibi ngibi. Niba abanyamurenge badatabawe ngabo muri Uvira naho abanyamurenge ntibatabarwe ngo muratinye ko mutatinye ngo mutinye Bukavu Uvira iraruta Bukavu na Goma. Ni kimwe ngenda kwerekana ko cyababaho kitabayeho muri Goma na Bukavu. Twese nakubwiye ko twigeze kuba dutekereza ngo ufashe Rubaya umunyamerika akubambye, ufashe airport ya Goma umufaransa arakubambye, babambye bangahe? Hari n'igitekerezo cyo kubava kuri iyo ngingo gihari. Uvira hari iki? Intege turimo kugaragaza muri Uvira guhiga gasita kujya gute twigize no kubigo mu kiganiro byose AFC irimo kubiprofita nk'impamvu y'intwaro irimo gukonesha leta ya politike. Wice iminize kutahafata ifite ubushobozi igina byigamba kutahafata irimo ni nka penalty irimo gukoresha uwo barwana. Ariko harimo guhona benshi ujya wibaza umuntu w'Uvira ubona abantu mu ndondo hakurya bakamutwikira bataje kumutabara. Ibyo si ubutwari bwa M23 FC.
nigaragaze ko Uvira yayinanira ubwo tumenye ko na Goma itari kuyigondera ariko noneho ko yayigondeye se Uvira ni iki imbere y'umujyi nka Goma nako intambara muri stand DRC yararangiye kuki batayirangiriza icyarimwe M23 bajya babwiza ukuri kudatabara abaturage bari mu kaga bigize icyaha mujye mubyandika mu matangazo yanyu so abaturage bagipfa mu minembwe bagipfa muri Uvira bazabazwa FCM M23 itabatabara kugeza uyu munsi seriously abantu bapfa ni benshi projet ya FCM M23 bajya kuyikora nta referendum yakoresheje ngije ngo abaturage bayitore na mahitamo meza bakoze bagize amahirwe abantu barayakira bayabyaza umusaruro otherwise bavaho ngaho bagende nyine abantu bamenye ko badafite gitabara sibyo yego hanyuma hari bakubwira ngo ntitwatabarira hose icyarimwe amezi bagose minembwe arahagije nanjye ndemera koko batari gufata Uvira ngo bafate batari gufata Bukavu ngo bafate Goma bahutiraho bakomeza batongera kwiyungayunga hari ukwiyungayunga ukavura barashwe ukarokirita abandi ugatreninga amakosi buri kimwe cyose mu minsi izemerutse kuva ko banahinduranyije ingabo barimo kugenda bakora guhuza ingabo ni ibintu bisanzwe mu ngabo nibyo abantu bise ngo barimo kubona ngabo batwirwanaho ngijya muri M23 ngeza muri twirwanaho bashobora kuba mahinduranya komandoma kandi ni ikintu kiri positive cyane ni ikintu gisibanganye isura kuvuga ngo AFC M23 twirwanaho ngo ntago bavanze ariko birashoboka ko hari ama unité yatwirwana asigaye ajya kurwana amajyaruguru na M23 ajya mu majyepfo atari bagakufi gusa bose bakavanga iyo ni topic yego ariko tukira hangaha M23 FC mwijwi rya Kanyuka always mwitangazo bari ngo kudatabara uri mu kaga bigize icyaha none rero tuvuge ko niba Uvira itaratabarwa ubwo nyine byabereye icyaha ntese bivuge ngo iki icyo ntemera no ko bari kuza bahuta nk'abafite gukonkaringa nta bwenge bagomba gushyiramo pause n'imibare ariko ubu ngubu aho ibintu bigeze uyu munsi turi mu kwezi kwa 9 amezi 8 arashize amezi 8 inyeshyamba kuba zishobora kuba zitoje initeke ebyiri y'abasirikare kuko imyitozo yibanza amezi narahagije niba ari special force donc ndavuga specialized unit kubongera ubundi bumenyi abakora ikose bamaze kurangiza izindi force zafata Uvira zigasekiriza Minembwe na Fizi ndateje barazifite kuko abantu barwana barokirita sibyo yego bararokirise hose ntako batagize yewe nuko je ntari ahango nshimire abantu bo munyeshyamba cyane iki ariko hari n'abantu bajya bavanga mu 23 robanura amoko ngigira gute kuki batajya batwereka yagiye Nyiragongo ihamagara abaturage ngo baze iravanga umuhutuze ntuze ngo umututsi ngwino sijya ku isoko igamagara abantu bose muri meeting icyo kintu kuki kidatsinda bayishinja ibyo birobanura amoko n'iki byose kandi ugasanga umuturage aho ngaho uvuga ngo yebe nibi ngo ndarwanye nibi kandi ijya guhamagara ntawe yaheje icyo nacyo tukivivure ni c'est un point positif kuri M23 FC ariko baratinya Uvira irimo iki uretse gushaka kwibyaza umusaruro muri politike ngo bone ibyo bashinja leta yego erega ni dossier yagasita ifite ibyo yabazamuyeho yego iti de division iri mu ngabo nimureba n'amaso ako nibayikemure bazabategeza kese stade zibe nyinshi nibatabara abaturage niba batabatabaye babyihorere twirwana igihe yabereye hose ntizi gutera intambwe ihora mu Minembwe gusa n'ingabo z'abanyaminembwe ndabizi bagiye mujye muntuka ntacyo muzankoraho uzajya mbabwiza ukuri twirwana idatirimuka ihora mu Minembwe ntirenge Rugezi ntirenge Ndondo ntirenge Mikenke ntirenge Rubumbu ntirenge he hose ninde muntu wafuranye twirwanaho ku buryo itagitera intambwe baruka gutera nimwe nuko afata ibyo birindiro umaze kubizenguruka no gufata centre ya Minembwe bakayijera bakayiyobora iyo ntabwo ari ntoya showa ariko barayigize showa ni muri Masisi muri ibarayisubije yego showa ni muri Masisi aho uri kurando yindi kubwira twirwaneho bose ni bamwe oya oya ariko kucyuvuga none se AFC M23 ntago bibagize icyo mvuga twirwana himaze imyaka 7 muri kara gace ka Minembwe yego M23 ihereye ejo 2021 sibyo ntabwo ko abantu bafatikanije muri icyo bita alliance ntitwa Alliance Fleuve Congo yego ubu se umuntu muri Alliance Fleuve Congo ari umwavoka muri civil society tuzareka kumaza bya cabinet d'avocat yiwe ngo nuko ari muri AFC umuntu urimo se ari civil society tuzareka kumaza ibimureba buri wese azabaga inshingano ze nubwo AFC yabicometse nubwo twirwana yabicometse ko AFC M23 iracyari twirwana MRDP urumva yanacomokoro bigakunda iracyafite responsabilité yo guparanganira Minembwe nubwo mwavanga ingabo sibyo no gutanga igitekerezo aho ngaho kiza imbere none se tuvuge ko uyobora commune Minembwe wigeze ubona ntuzamusinyira wigeze ubona koronene ngamusinyira kuki bamushyize batamubajije nuko bagifite independence mu byo bakora nuko bafite proposal aha Makenga
cyangwa se baganiraho igashyirwa mu bikorwa. cyane Ese bigeze bavuga ati twadivansige kugira Uvira biranga? Ntawe ubizi. Ni ubushobozi bukeze, harimo ubushake bukeye. Urumva Asha, dusoza nibaterure mujyi wa Uvira babuhoze, dusoza kuko ntabwo uteye ubwoba kurusha ibindi byose bateye. dusoza ikibazo cya nyuma nanataha amagambo General Sylvain Ekenge yatangaje wayabonyemo iki wowe? Ekenge Bomusa ntacyo rekanya, ni ikiganiro kirekire ariko yabwiye abanyamakuru ko igisirikare gishyigikiye General Gasita nk'umuntu ukorera igihugu wanabashije gushyira ituze muri kariya gace. Yagize ati niwe General Gasita muyobozi w'ingabo za Region ya 33 kubera iki twakwigumura kuri Gasita ni ugwishingira abo bashaka kuba ikiraro cy'abaduteye. Wazarendo nyabo bagomba kwitonda kugira ngo batagwa mu bitekerezo biyobya by'umwanzi. Aho Wazarendo nayo iri gukora imverisi ati Goma na Bukavu ati uyu mu Gasita niwe watumye bifatwa. Ibyo ni mu magambo make ni birebire cyane. Yavuze n'andi menshi. Ni byinshi. Ariya bavanganya kuri makurura. Urumva? Yeretse Gasita kari nyirarume nyine. None se Gasita Kongo ifite amayero ifite amakajugujugu. Kongo ifite no kureba ko umuntu ari mu kaga ikamukura mu kaga. Gasita aguhaye igitabo akacyandika umukaganira. Niwe wakubwira image y'intambara muri Stand DRC. Ubu Gasita afite no ntambara kurusha umuntu uri mu intambara. Kuba ariwe abazandu bagumye kuba bari inyuma. Bamuhiga kuba leta irimo kwivugisha utugambo muri office egara ba Ekenge nabo kwa Mubutu naba mu Butiste n'abasirikare bo kwa Mubutu nabo bakenjoyinga nk'iby'intera hamwe. Urumva Ekenge se ubundi yazaje kuyobora ingabo si umu general iriwe yicaye mu ntebe yikaraga n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo nyine arimo kwishima ku munyamurenge. Urumva arimo kumwishimaho gusa byabaye kuri Gasita bituma baproteje cyane kuko buri izina ryazamutse no kumwikiza biragorana. Kuko bari Gasita yishwe wabureba ukuntu ikibuga gita cyicurika mu buryo mu cyangwa ubundi. Gasita ntago ari muri danger kubera ko isi yaramu brandings. France 24 ejo arimo gukora ikiganiro. Urumva Gasita ararenze, aho Gasita ni image y'uburyajya buri muri FARDC. Wazana ni force army ihiga ami wawe. Does it make sense? Ariko amagambo kandi yanavuze Ekenge nagaragaza ko igisirikare gifite musimamo. Yego. Donc ki desordonné. Umunsi umwe y'uno wacu ubundi bazayendo ntitubazi ntitugize gute patata ibintu biri aho ngaho. Ariko n'amajambo rya Sylvain Ekenge akajya babwiza ukuri. Ekenge ryagomye kuba rikangura utugara. Nk'umuntu wo mu Kagara abona Gasita abangamiwe kuriya. Urumva? Arahongo bamushinze kuranga amacano yo mu Rwanda ngo ya reporting muri Amerika bishyura amadolari basenye. Nicyo birirwamo gusa ngo niko abanyamurenge babikinshasa. Niko kazi babahaye n'ubwo bumva amacano yo mu Rwanda. Mujye mutubwira yariyo twishyura amadolari YouTube ifunge. Google ifunge. Kandi twarumvise cya gihe masho ushize tubyumva bavuga ngo ko hari timu. Niyo timu nkubwira abanyamurenge n'ibikishasa. Sibyo nimo gusubiramo se. Butugara. Mujye mwumva bene wanyu biwanyu ubwo no mu Rwanda ntibabuza abahari inzego z'ubutasi zabashaka ahubwo urumva zibadutoragurire. Ariko nta kibazo niba batabona ibirimo kuba kuri Gasita ko nabo bizababaho. Ubu Gasita uwa mu interview yakubwira byinshi. Yavuga ati dore ya leta nagore we katsindwa. Dore ikindi kibi kagira gute. Dore masuzu ntaranyamurura haba ngaba. Cyangwa ni uhora umubwira ati nta cyuri bubi. Nihagira uko yagira umurasi. Ahubwo bari Gasita ashobora kuzashyira umutwe w'inyeshyamba hariya. N'amayisikoti. Agahita bare bere kuri leta completely. Ntaje no kuri M23. Nese Gasita ntiyemerewe gutaka position yarimo. Yaba ataye akazi bamufunga. Gasita ntiyajya mu Burundi. Gasita kirazava muri gufata amayisikoti akavuga ati nkuko Makanaki yigenga aha reka nigenga aha ngafite abasikare bamurinda banamukunda. Urumva Makanaki yakora genge imurinda Gasita akayibura. Makanaki ari karansetse nawe yayikora nk'abandi. Buriya Gasita turamureba ukabona azasubira mu ngabo za leta. Bene abanyamurenge nibatamuha ikaze dore ko banamushinja byinshi. Urumva nawe ashobora kuzakora itsinda rya gisirikare akavuga ati reka mbeho nk'amakanika bambe nka Sematama mbeho nk'akanaka utugara tukamukurikira nawe akarinda aveni ebyiri n'ikaritsiye 3 uzikandagiyemo akamutswanyuza. Nese ko bataramugeraho uyu munsi nuko Gasita wari umwana. Gasita rega baramuzi n'umurwanyi ngo n'umurwanyi byo azabamara azabarangiza. Buriya ashobora kuba yahaye amabwiriza abasirikare bati uzarenga uriya murongo nzamubone hasi. Gasita bamwitondere.
kimwe nuko amaraso ari ikintu gihumurirana na bene bo bashobora kumutabara gukora operasiyo yo kumutabara si bava mu miryango imwe se abasita ni bakeya erega ikintu cy'amaraso kirakururana bashobora no kumusanga bakamurwanira reka tuzareba ariko ukuntu uzaba de bande munuzo ikintu cya gasita bugicungira hafi gishobora no gushwanyukamo ikindi kintu gikomeye akavuga ati leta nta kinyitayeho n'amagambo kuri TV gusa cyangwa leta ikaba yaramushese ngo bamwice irimo kimukaranga no ku birungo ariko abibona n'umutasi n'amaneko ukaze ubwo gasita mwe mugirira impuhwe gasita azikura Uvira nta muntu uzamukoraho katubihanga amaso ni general umwe ko yibesheje se Kinshasa cyangwa akibesha ahandi hose hariya niho hagomeye kuhaba umusirikare wari umusirikare general bari general gasita afite uburyo bwose ese reka ngo akabazo k'amatsiko niba general makanika adiploying ingabo zigaherekeza general Sematama akaza kwivuza mu mahanga Makenga kongera akadiploying ingabo zigaherekeza na Sematama zikamusubiza Minembwe gasita n'ingabo zizanirwa kumugeza hashaka kuki izo operation se twirwa no yazishobora sabanyamurenge bose kuki gasita ufite ubwo butasi bwose akakaba komeye gutyo yanirwa kwicira inzira yo kugira gasita namarageze kuri extreme kuri extreme iteye kumuhitana cyangwa kugira gute azabahitana cyangwa azabescaping ajya hashaka yajya no mu ishyamba kandi bigakunda ibyo byose umoneye ko hariya ibintu byose arabizi ibyo bapanga byose arabizi no gufata report z'ubutasi urumva gasita na bagenzi be buriya mu basirikare babamo ibintu imfura badafite n'amacakubiri banavuga ati uyu gasita yaraziriki hari babitekereza batyo gasita ntago ari vulnerable muri ba bintu uri vulnerable n'uzamwishoraho end ya gasita muyitege gasita ashobora no kurangiza bari bayakutumba gasiga bishe bose Masha ndagushimiye cyane ku bitekerezo byawe Imana igumugisha ndumva twasoreza ahangaha bigano byacu nakagaruka wakoze cyane umusa nawe wakoze kumbaza reka ngushimire kandi dushimira nadukurikira hose yego nukuri kandi nyine abantu bihangane byose bizarangira shitani yazanye izi ntambara Rusuferi niyo watumize ntambara zitarangira mukomeze murakora subscribe kuri iyi channel igihe kiriho iyihe iyi yacu ntaho izajya rwose ntugire ikibazo urumva ikadusoze gutya ikibi ntigitsinda ntago ikibi gitsinda yego urumva bikuderanje yego ikibi ntabwo gitsinda ngo byose bizashira sigara urukundo ra akira mfasha twisonese wakaze cyane asante sana izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.